so ntabwo bijya byumvikana turu di Rwanda, ntabwo ijya yumvikana ukuntu habamo ruswa y'igitsina, ko amagare atwarwa n'abagabo, ko amagare atwarwa n'abanyamahanga, abantu bakomeje kumaza se ko defanda turu di Rwanda ko ari iy'abagabo, ko abanyonzi aba ari abagabo, ubundi abo bakobwa babarongora, abo bakobwa baba bahuye na turu nabo ari abanyonzi, kuko iyo wumvishe turu di Rwanda wumva nyine gutwara amagare, urumva, wumva gutwara amagare, ariko noneho wasubira inyuma ukibaza ahantu ruswa y'igitsina n'abatinganyi bigenda gute kugira ngo muri turu di Rwanda habemo ubusambanyi. Abanyonzi nibo banyongana, birangira batanyonza amagare bakanyongera baba ariko bigenda biti. So tutakujya erewa, turaza kumenya impanivano y'aho biva kugira ngo turu di Rwanda ihinduke turu di kanzu. Ni network mbi pe. So nidukomeza nkababwira nti dufatiyeho turu di Rwanda dukomeje kuyiteraho imboni, nimwitegereze ayo mafoto ari kuri dashboard, nimwitegereze amafoto ari kuri dashboard, aya ni amafoto yafashwe y'abakobwa bakorewe ijonjorwa, aho kugira ngo muri turu di Rwanda haburemo abakobwa beza, habura abakinnyi batwara amagare. Sizo- ni ukuvuga ngo aho kugira ngo abakobwa beza babure muri turu di Rwanda, my friend, abatwara amagare babura abakobwa bakaboneka. Nkibaza aba bakobwa baba bakenewe no kurusha abakinnyi batwara amagare, aba bakobwa baba bahagarariye iki? Ni gatiki, munaelewa, muri kubisobanukirwa kubera iki abakobwa baba bakenewe kurusha n'abakinnyi b'amagare abagiye gukora irushanwa nyirizina? Impamvu nta yindi, nuko ariwo mwanya mwiza w'abagabo bafite ifaranga rijejeta, bafite inda zagwiriye ibitsina, niyo okaziyo nziza baba babonye yo gusambana n'abana bato. Rero ngomba kujya mbivuga, ngomba kubivuga, ngenda babwiza ukuri, nzajya mbivuga. N'ubundi naje gusanga namwe mwacecetse, ko nabonye kujya kubona ukumva ngo umuntu ngo yagututse, ngo yaryamye arapfa kandi yari ikiragi. Niba n'ibiragi bipfa mwagiye mureka nanjye nkavuga, n'ubundi ko twese tuzaca. Wowe ucece kuzarenza imyaka 100 se? Niko. So mujye mureka mbivuge, dore na Yesu yapfuye afite imyaka 33 kandi muracyamwibuka. So muri turu di kanzu, mujye munyemerera nyite turu di kanzu, urukumva, kuko ntabwo ari turu di Rwanda, kuko turu di Rwanda niba bakenera abakobwa kurusha uko bakenera abatwazi b'amagare, iyi ngiyi ni turu di kanzu. Umugabo ati dukeneye abakobwa badatoboye izuru, badafite amasikiyo, dukeneye abakobwa badafite tatu, dukeneye abakobwa bateye neza, dukeneye abakobwa badafite tatu ku matako yabo. None tatu n'amatako wapi na wapi? Dukeneye abakobwa, icyitonderwa, ugomba kuba uteye neza. Nkibaza imihanda ya Shyorongi kugira ngo uyizamukane igare bisoba bigomba kuba nk'uri umukobwa uteye neza, cyangwa bari abakobwa bafite ukuntu bamotiva abanyonzi bakazamuka imisozi bameze fresh. So nta mpamvu yo kwibaza kuri ibyo, kuko aba bagabo iriya minsi 8 baba bari kuzunguruka igihugu, abaherwe, abakire bafite amafaranga bazungurukana na bariya bakobwa, kandi bariya bakire, bari abagabo bafite ibida byagwiriye ibitsina, bagaruka mu mujyi wa Kigali cyangwa mu ngo zabo nyuma y'iminsi 8. Iyo minsi 8 nta kindi baba bari gukora. Ntabwo yarara mu ntara wenyine ngo uyu mwana ajye kwikodeshereza, no, barararana, barabaraza. Ni ukuvuga ngo aba bagabo b'inda zagwiriye ibitsina bafata ku ifaranga zabo bakajya muri turu di Rwanda bakayihindura turu di kanzu. Utu dukanzu badodeshereza bano bana
ni ukuvuga ngo baratudodesha mu buryo bwiza buzaborohera kutubakuramo. Bamwe mu bakobwa bagiye muri tour, bakoze muri tour du Rwanda ejo bundi hano baraje batanga ubuhamya, tubumanike hano hejuru mu burebe. Ni ukuvuga ngo ikibazo cya tour du Rwanda kimeze nk'ikibazo cy'abapangayi muri Kigali, ngo nta muntu ugikodesha. Abaginga b'abarandrodi bubatse amazu yabo, mwihangana abafite amazu, ngo nta muntu ugikodesha mu manyarwanda, ngo idolari rizamuka buri munsi, basigaye bakodesha amazu mu madolari. Ibi ngibi iyi topic ntabwo twayibagiwe my friend, tuzayigarukaho tuyivuge byimbitse. Ba nyiri bazu baze badusobanurira uburyo biba abantu bakabishyuza mu madolari. Urumva mu mujyi wa Kigali kugira ngo ubudafata ku idolari uzasubira iwanyu Nyamasheke. Mbonye aya mafoto nibuka inkundura imaze iminsi hano, harya byarangiye bite ubundi? Niwe mwiza abigiza atya, amafoto yamanikaho. Mwabonye ubundi niwe mwiza. Mari hari ukuntu avugira mu migani, uyu mubyeyi ni umuhanga, buriya aba yababwiye, buriya arababwiye. Iyo nkundura avuga ni iyihe? Iyo nkundura avuga, buriya kuvuga gukora advocacy rega ntabwo ari ukuvugira hejuru nka Godfather cyangwa kuza ngo uvuge ibintu mu mazina yabyo. Kuvuga ibintu mu mazina yabyo ku bantu batazi kumenya ukuntu bakontorora amagambo bishobora kuvamo n'ibyaha. Niyo mpamvu mvuga ngo twibukiranye ko ibi byaha cyangwa ikintu twakwibutsa, ntabwo abantu bo muri tour du Rwanda bategura tour du Rwanda aribo bagira uruhare kugira ngo aba bakobwa bahangaha babake ruswa y'igitsina. Oya, tumanze turebe abategura tour du Rwanda bo bategura abakinnyi n'amagare n'ibindi nk'ibyo. So hari kampani zijya kwamamarizayo muri tour du Rwanda, hari ubwo ntimushobora kubisobanukirwa, kuko iyo umuntu abivuze gutya mushobora kuvuga ati ko se tour du Rwanda itegura na minisiteri nitikura bano bana. Oya, muri iyi tour du Rwanda baramamaza, hari ibigo byamamaza. So muri ibi bigo byamamaza muri tour du Rwanda, ndashaka ngo mubisobanukirwe neza, haba harimo abasponsa basponsaringa, bari gusponsaringa no gusponsaringa harya. Aba basponsarinza cyangwa basponsaringa aba bana nako bajya kwamamazamo ibikorwa, haba harimo bya bigo bifite inda nini zaguriye ibitsina. So bigenda bite rero? Nibo batuma, nibo bavuga ngo aba bafite ibikorwa byo kwamamaza, nibo bagira bate, nibo bavuga abakobwa bashaka. Aba bakobwa rero umva ibibabaho. Right, so biri mu Rwanda alpha cyangwa se M scenario, ndagira ngo mbabwire ko tour du Rwanda yahageze tariki z'ukwezi 17 Mwumve ukwezi kwa kabiri turatangira tour du Rwanda. Amagare yahageze, hanyuma rero ubwira sister wawe, bwira girlfriend wawe. Amagare yahageze, bwira sister wawe, bwira girlfriend wawe, nibo banyonzi. Ni ukuvuga ngo ubwo abandi baba bari kunyonga, birirwa banyonga amagare ninjoro, abandi bakanyonga mu buriri. Wabuzi abakobwa beza, shaka abakobwa beza, barashaka abakobwa bagize bate, kuri mwiza nawe wiyaminiye kabisa, kuri mwiza witeguye kujya kwamamariza amakampani atandukanye. Icyitonderwa ugomba kuba ugize gute, icyitonderwa ugomba kuba uteye neza. Nibyo ba boss nicyo ba boss bamutumye. Icyitonderwa ugomba kuba uteye neza. Si ngombwa amatayi, ntabwo ari ngombwa amatayi, kuko urabona hari ibigabo bikeneye abakobwa badafite amarinyo, bidafite amatayi, kurya agaterura nyine akakicaza kuri iriya bondo. Mwibuka abagabo bafite inda zaguriye ibitsina kugira ngo barongore abakobwa bafite amabuno manini ntabwo biborohera. Abashaka agakobwa gahita kamwinjiramo ku buryo ntimuri kubyumva se, baruhura umutima. urumva afite komande zitandukanye. Si ngombwa amatayi nyine n'amaniki niki. Cyo dufana umukobwa ubona ushinguye uhagaze neza uko amamariza kampani nawe barabyumva. So rero ni ukuvuga ngo ahangaha baravuga ngo bakeneye abakobwa bateye neza beza. Icyitonderwa ugomba kuba uteye neza. Lakwakibaro ari wa musore naye, reka nkubwize ukuri. Umva ba Rutumbu bagwije ifaranga ryabo, ubu ngubu ndakubwiza ukuri izuba ryamaze kuba ryinshi, basigaye. Uyu ni umukomisiyonere w'uburaya,
nariyo ni igisobanuro cyiza cy'ubukomisiyoneri. Ndaguhamagara sha nariyo we, nutanyitaba ninjye nawe turabyenga iminyagaro, urabeshya ntabwo biza gukunda. Udusobanurire amatayo watubwiraga ni ayahe? Waramutse cyane. Reka nze nguhe nimero ye, umumpamagarire musore, mubwire ngo akira nimero, bwira nariyo ngo naze kuri ntuzi, umubwire ngo difata aramushaka byihutirwa. Ndashaka kugira ngo nariyo aze abikliyaringe, murebe hejuru. Ani Mari niwe mwiza buri uyu mukecuru yaba yavuze, uyu nguyu umudamu no akasa mutwe, buriya aba yababwiye my friend, aba yababwiye. Buriya niba mudafite n'ubwenge ntabwo bamubireba, ni ukuvuga ngo uyu mwaka nimwitegereze amafoto araho hejuru, tuno twana nimwitegereza mukareba neza ibintu bigakurikirwa. Ibyabereye muri Miss Rwanda nibyo bizasangwa muri Tour du Rwanda. Ariyo mpamvu tugomba gutungayo Itoroshi tukavuga ati turabamaganye. Niba ufata umwana ukamuhereza abantu baze kudufasha ngo muri Tour du Rwanda bahema amafaranga angahe? My friend, uwo bahaye menshi ni senkani, ntabwo agerayo. Ubundi batageraga kuri 15, ariko uko imyaka yagiye iza bagiye bongera, ntekeza ko ngo bageze kuri 35. Baraza kutubwira umushahara, ariko reka tumaze turebe MC Scenario. Naguhaye nimero, mbwirira MC Scenario aze, ndashaka kumuhamagara. Noneho babaha amafaranga makeya y'urusenda, aba bo kwamamaza, bagafata umwana bakamutegera bakagenda bamugeza Rusizi, fata 40,000 arayaryamo, arishura aho arara. Wibuke ba nyiribondo babaga bafite inda zaguriye ibitsina, mwibuke baba bazi mu bakobwa 40 kondisiyo. Mu bakobwa 40 kondisiyo ni uko ugomba kuba uteye neza, utari umusirimu cyangwa udafite ubwenge bwinshi. Kuko iyo bakubwiye ngo ntuzashyireho iherena, wa mukobwa utarapfumura amatwi, wa mukobwa udafite tatu, bakeneye umukobwa utari umunyamujyi. Mugerageze mu byumve. Ahangaha ni ukuvuga ngo urukuva abakobwa bakeneye, ugomba kuba utari umunyamujyi, uri aho ngaho ugifitemo urujijiji ukuntu, urumva? Kuko umukobwa watomoye, my friend, umukobwa watomoye izuru uriya barakasa mutwe, umukobwa watomoye izuru uwo ngo abari hajati, ntabwo uriya wamuzana ubugoryi, urumva? Bano bakire cyangwa bino bisaza birabazi, niyo mpamvu ubona bashyiraho kondisiyo, ariko yabikoranye ubupfapfa ngo ntabwo bakeneye umukobwa apfumuye izuru, ntibakeneye umukobwa ufite tatu, kuko bazi ko ari abanyamujyi batazabafatiranya ngo bikunde. Bakeneye umukobwa uteye neza, si ngombwa ngo uwo ufite, kuko urumva abagabo baba bafite intuza swing zitandukanye, ntabwo ari ngombwa ngo ufite taille hips, no, na kamaneke, twamaneke natwo baradukeneye, kuko biriya bigabo bifite amabondo biba bishaka akakobwa kananutse ku buryo kinjira nyine niki bigahura, kagafata ririya bondo kakarisunika kakayicaraho. Ndavuga intebe y'igare, urumva? Rero byaje kumenyekana, wamuhamagaye arakwitaba akubwira ngo iki? Mwavuganye? Ndabona ko wamuhamagaye, ariko se mwavuganye? Kuko ndashaka kugira ngo nariyo MC Scenario aza dusobanurire yashakaga gusobanura iki, yashakaga gusobanura iki. Aba basaza birirwa baryamana n'abana b'abakobwa bangana n'abuzukuru babo, babasukamo za sida na diyabete, umuntu ngo abiceceke adakoma rutenderi, nako reka tubyihorere, urukungu rukurane n'amasaka. My friend, iki kinyarwanda kiragoye. Ndabizi wowe ntabwo watinyuka kuvuga ko wambwiraga Tour du Rwanda. Reka dore hano ikintu mbikundira, abantu hano bose iyi story barayizi ko abana bo muri abana b'abakobwa muri bano bana 40
birababaje ko nashobora guhuriza abana abakobwa 40 hamwe, ugenda urebe muragenda mukavugira mu mazuru dore singibi murebe ibyo Rameke yanditse, singibyo mugende murebe ibyo Animal yanditse, mubyitegerezaho hejuru. Ntibashaka guturika ngo bavuge, ariko ngiyewe ndabivuga mu mazina yabyo. Abakobwa 40 bakoreye selection yo kujya muri Tour du Rwanda, abangaba bajya babasambanya. Hari reka mbarege ribu muri Tour du Rwanda, aba bakobwa bajya babasambanya. Hari abasaza bajya i Kigali n'abandi banyamafaranga bajya gusambanya abantu bakobwa mu ntara, mubimenye bajya babasambanya. Nimutabikurikirana akazi kanyu, bajya babasambanya, ngenda bibabwiye, kandi bakabatera amada bakayihakana kuko babaryamanye n'abagabo batandukanye, barabahonga bakabasiga muri situation ngo ibagaze cyangwa barabwira ngo niba utaduhaye ngo turakuvana, ntabwo uzakora iminsi 8. Ndabareze mubimenye. Iyi ngiyi igiye gutangira, muzagende mushyiremo bamaneko babafate. Urumva ibi bisaza byitwa ngo ni sponsor ngo biba byagiye kwamamarisha, nibyo bijye bibasambanya. Hari umukomisiyonere waje arababwira ngo akeneye abana bato ngo bateye neza. Ibi bintu umuntu ari kubivuga ntago mba mubyumva, ariko birababaje my friend, birababaje, kandi ntekereza ko bigomba guhagarara. Niba turi gukora advocacy gutya tukavuga ko ibintu bidakwiye, you have to be with me. Ariko niyo mutaba muri kumwe nanjye, none se simaze iminota ingahe nkoze space? I don't need anybody. Mwese sinde abantu 7 rwose narimye mike. None biri kunuka. Mbonye ikirura mu ntama ndimbati koko. Ariko ibaza abantu bashobora gufata ndimbati akajya kwifuza n'abana bakobwa. Ndimbati ntabwo yafunzwe, nibyo yabaye umwere, nanjye bimubwira hari. Ntabwo ndimbati umuntu waketswe wo gutikura akana katujije imyaka y'ubukuri, nubwo icyaha kitamuhamye, bakabaye bagenda bakamutereka mu bangavu. So Rameke rero n'abandi nkawe naba Ani niwe mwiza, mukomeze muvugire mu matamatama. Gode fadasuko narezwe, nge mvuga ibintu mu mazina yabyo. Ibi byo kunyura hirya dore wumve Rameke aranditse aba basaza birirwa baryamana n'abana b'abakobwa bangana n'abuzukuru babo, bakabasukamo za sida na za diabete, umuntu ngo abiceceke adakoma rutenderi. Nakoreka tubyihorere, urukungu rukurane n'amasaka. Uyu ni Rameke. Mwumve abangaba baza amakuru. Ana niwe mwiza, Animal niwe mwiza. We yafashe amafoto y'abakobwa arangije ati, mbonye aya mafoto nibuka inkundura imaze iminsi hano, harya byarangiye bite ubundi? Urumva? Umva yewe. Umva sha, ngo abana ngo bahawe akazi nk'ibisanzwe, ngo bari kwamamariza amakampani. Mwemuretse mwumve comment. Tour du Rwanda irimo kuba, zimwe muri kampani zirimo kwamamaza ibikorwa byazo nk'uko bisanzwe. Abana bafite ubumenyi bwihariye kandi bukenewe mu kwamamaza muri Tour du muri irushanwa bahawe akazi. Ibindi ni yare mu byumve. Hanyuma tugiye kureba abana ubumenyi bafite n'ubuhanga, nitaye zabo n'inseko nziza, ubumenyi bafite. Murebe iyi message umugabo yanditse mu kwamamariza izo kampani n'ubumenyi bwihariye, nuko umuntu ateye neza, kwa bavuze ko ari cyo cyitonderwa ko ugomba kuba uteye neza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, tugiye kureba, turebere hamwe kampani. Ibyo ngibyo bibaze ngo diabete yandurira mu mibonano, bibaze Rameke se wabyanditse se? Suko bimaze ngiye wabyanditse se Rameke wabyanditse aha? Ubimubaze. Mwandikira Rameke umubaze niba diabete yandurira mu mibonano mpuzabitsina. None bira bisaza biga bifite ibirwara byinshi my friend, nuko afashe indwara abantu bazi. So nuko uvuga ngo uyu nguyu wanditse iyi message avuga ubusa ngo nkwe, hanyuma se sha hari uwo witwa Innocent Muvunyi. Uyu Innocent Muvunyi avuze ubusa ngo kampani ngo ziri kwamamaza ibikorwa. Wacyohewe, ziri kwamamaza ibikorwa nga yanditse ngo zimwe muri kampani zirimo kwamamaza ibikorwa hano ku ngingo ya 3.
nk'uko bisanzwe abana bafite ubumenyi bwihariye kandi bukenewe mu kwamamaza muri iri rushanwa bahawe akazi. Reka duhagarara ahangaha, reka ariko gishyira hano hejuru, mumbabarire murebe. Hanyuma ubumenyi n'ubuhanga byihariye ni imiterere, ni ubwiza, ibyo bihindutse ubumenyi. Mwajya kugira abantu ibigoryi. Marketing cyangwa kwamamaza birigwa, abantu akaba umuntu ashobora kuba afite isura nk'iya Godfather ariko azi kwamamaza, my friend. Biratangaje rero kubona uyu nguyu yandika izi nonsense nk'aho atumvishe itangazo ryatanzwe n'umukomisiyoneri wagomba gushaka abana b'abakobwa umwe. Rero abantu muri gusaba mike ntayo mbaha, mugume iyo hasi. Murasaba mike zo gukora iki? Nayibimye mugende. Aba bana b'aba baby, aba bana b'abakobwa bose bujuje imyaka y'ubukure, ugomba kuba ufite imyaka 18 kuzamura. Ariko harya ruswa y'igitsina cyangwa gufatiranya umuntu ukamutikura, ibi ngibi byo ntabwo bigize icyaha we. Izi ndazindaro mushyira muri aba bana, ibi bisaza bifite ibyaro ibirwara bidakira, biprofita turu di Rwanda bikagenda bikajyayo. Ntabwo ibi ngibi ari byo guceceka, kandi tuzi ko ibintu bigira ingaruka. Ibi byumvikana uko ubundi zikamwe zitahanye. Nitwa Godfather, ngiyewe nzabivuga mu mazina yabyo kugeza igihe bizaturika nk'ibyo muri Miss Rwanda bizaturika, nako byaturitse abantu babanje kuvuga. So impamvu rero turu di Rwanda nuko yakira abakobwa benshi barutana bagiye muri bootcamp. Miss Rwanda cyangwa abakobwa bangahe muri bootcamp, cyangwa abakobwa bangahe bagera muri 40. Ariko muri turu di Rwanda bafata abakobwa 40 kandi binobanure ariko mwa ngo mbabarire unyumvire, ngo abakobwa mukubera iki batanga ibitsina byabo. Mbabarire unyumvire vraiment. Yewe ufite karumuna kawe gato yasha bakagaha akazi bagatwara icyango bakagafatiranya, ibyo ngibyo ntabwo bakongera kubivuga. Kumva ntabwo bakongera kwivugisha ibyo. Keretse ugafite ukagera bakagatikura kakakubwira ko kuva icyango ngo byabonye nta ndi mahitamo kare gafite. Mwana wurira indege ugatembera ukagenda ukajya aho ushaka ugatekereza ko n'abandi ari uko. Uyu mwana w'umukobwa wifuza ko gukoreshwa inywere, akagura wigi, niba ari wigi agakoresha inzara nawe agashyiramo nk'iyo makeup nawe ufite, my friend, usanga nta bundi bushobozi afite. Kuba ashobora kujya gukora zira tarantimiri, yagera hari bakavuga ati kugira ngo dukomezanye Rubavu nuko ngomba kumanza kureba ngapima ngakoresha perimometere. Umwari ntabwo biba byoroshye. Uyu mwana mu minsi 8 bavuga ati mu minsi 8 ku bihumbi wana nzafite ngo 300. Ayo 300 nanjye nakwambara nkagaragara neza. Urimo kunyumva? Warangiza akagera usize akavuga ati urafata izo talante miri tuguhaye niba udashaka kugira ngo habe ibiganiro byihariye turudi kwenu. Uyu mwana akareba n'ukuri, ubwo ndagiye kandi nari nzi ko ngiye kugurira mama igitenge, nari ngiye kugurira mama ishamboni cyangwa iwax. Umwana mugaga avuga ati kama yare n'ubundi ramekanye ndera ubuntu ndagiye banyende. Urumva azuronga kuko umusaza avuga ati nagukubita miliyoni kandi nzaguha akazi sha. Birabisaza cyavuga ati buriya nakwitegereje umuntu uri umuhanga, niyo mpamvu ngwamagaye hano muri hoteli. Nkwemereye akazi muri company, ugomba kuzuka ukora akazi ndakakwemereye. Ntabwo twari dukeneye umuntu nkawe, nabonye uri umunyabwenge. Ndabona ukeneye akazi sha, ukeneye akazi kandi uzayonga miliyoni 2.5. Urumva matabara kicundeba ku mwana ungana n'umwuzukuru we. Urumva baba bashiftinze ejo akagera akabibwira se undi. Birababaje, biteye agahinda. Biteye agahinda mw'abantu. Babanduza za rubaga impande mwabishwe mwe. Hahandi ubona umukobwa w'imyaka 28 arwara umugongo, imitwe idakira, za appetite n'ibindi. Birababaje bro. Nubwo umuntu bari kuvuga bino bintu mugatekereza ko niyandi ya Godfather,
urimo kumva, ariko batubabarire iyi turu di Rwanda y'uyu mwaka batunga y'itoroshi ntihagire igisaza gisambanya umwana w'umukobwa, urumva icucu gusa. Ibyo byumvikana uko muri iyi turu, murebe ukuntu mumbabarire murebe. Noneho iyo ndi kubabwira ibi muravuga ngo ntabwo difata, uyu nyakupa ashobora kudusobanurira icyo yashakaga kuvuga. Ibi ngibi hano uyu MC Nari avuga ngo icyitonderwa abakobwa bateye neza, hari iyo miterere myiza. Reka maze ndebe hano ikibazo. Umuginga yanze kuza kuri telefone shana, nicyo kintu kiri kundya ahantu. Ariko rame wamamagariye MC Nari ukambwira ngo naze kuri Twitter, nafungura nashyira WhatsApp ye. Nimutubwire harya kwamamaza bihuriye he? Uretse gato cyane bright. So uyu mungwani alpha cyangwa se MC Nari ndagira ngo mbabwire ko tudi Rwanda yahageze tariki z'ukwezi 17 ukwezi kwa kabiri tutaga tudi Rwanda. Amagare yahageze, hanyuma rero ubwira sister wawe, ubwira girlfriend wawe, ubwira inshuti yawe y'umukobwa yose wabuzi, bakobwa beza. Shaka bakobwa beza, nibuze kuri mwiza nawe uyamenye kabisa kuri mwiza, witeguye kujya kwamamariza amakampani atandukanye. Icyitonderwa ugomba kubuteye neza. Icyitonderwa ugomba kubuteye neza. Wallahi wa kibaru. Icyitonderwa ugomba kuba ufite nyashi. Icyitonderwa ugomba kuba uri icyuki. Ariko icyitonderwa ugomba kubuteye neza. Uyu ni umukomisiyonere uri gushaka abakobwa 40 n'amataye. Icyitonderwa ugomba kuba si ngombwa amataye umfandukanye. Icyitonderwa ugomba kubuteye neza. Si ngombwa amataye. Reka mbarumure umuti. Mwabyumvishe? Ubu ngubu muri kubyumva mukumva ari ibintu bisanzwe ngo ni ukwamamaza bisanzwe. Ubu ngubu ni muri uyu si umukomisiyoneri. Si ngombwa amataye, right? Cyo dupfa umukobwa ubona ushinzwe uhagaze neza uko mumariza company. Noneho to go and be part of this beautiful, to do protocol into the Rwanda, whereby they'll be advertising for different companies who are participating into this 2D Rwanda 2024. We're starting the journey on the tour on the 17th, this February. Last but not least, bakobwa 40 girls is what I need. I need. Icyitonderwa muri abakobwa 40 ugomba kuba uteye neza, ntabwo ari ngombwa amataye manini. Kabiri tutajya tudi Rwanda. Amagare yahageze, hanyuma rero ubwira amagare n'abakobwa wapi na wapi, sister wawe, ubwira girlfriend wawe, ubwira inshuti yawe y'umukobwa yose wabuzi, abakobwa be. Ariko baze gufata girlfriend wawe ushaka kumwohereza muri turu di Rwanda bakajya kumukuramo agakanzu. Shaka abakobwa beza, nibuze kuri mwiza nawe uyamenye kabisa kuri mwiza, witeguye kujya kwamamariza amakampani atandukanye. Icyitonderwa ugomba kubuteye neza. Noneho ukuntu abivuga mabera nyina abivuga n'uburaye. Gende kureba ka video narayipostinze hano muyirebe. Nukuvuga nyuma yo gukurikirana aba bakobwa barabarongora, biravugwa ko kuko ntawe nabonye yatandaraje, biravugwa ko barabasambanya. Reba message naguhaye haruguru, message wampaye ruguru se. Urabona ko abikwebye ngo bageze Muhanga ngo agiye gushaka aho baryama. Uyu nguyu nubwo ararara ntumwe nariyo naviyo ngo niba ari nariyo ngo bageze Muhanga ngo ntabwo ari buboneke. Urumva ngo bagiye gushaka aho baryama. Hari icyo mutari kumva, nta data yabona data gute se kandi agiye kurara data atabaza giye kugira. Nukuvuga ngo agiye gufata abakobwa kamwe ari burara yicundebaho. Mutunge Itoroshi ribu ya Muhanga, mureba abakobwa niba basoza batagiye kubasambanya. Mubarebe
mubareba abakobwa mubiteho mwoka byaramwe n'ababyeyi b'igihugu. Mwaba bakobwa turashaka kugira ngo mubiteho. Nimuza kureba Muhanga bya bisaza bifite amada yagwiriye ibitsina, ubu ngubu byamaze gukodesha amahoteli ya Muhanga. Abo bakobwa animal ya postinze aho hejuru, ubu ngubu gahunda ibyo bisaza birara byicunde bakuru umwe ku wundi. Urumva? Ejo niba bazakomezanya Kibuye, aba basaza bagerayo mbere bamaze gukodesha abantu amahoteli bayakodesha mbere. Iyi minsi 8 benda bakobwa my friend. Iyi minsi 8 barabarongora ku rwego mwebwe mudashobora kubyumva. Iyo ndi kubabwira ibi bintu muravuga ngo ngo ni bya bindi bya Godfather barabacumita. Nuvuga ngo nimuza kure twari message ngizo abantu baje kwitangira ubuhamya n'abakoze muri Tour du Rwanda, abana b'abakobwa. Kondisiyo turakomezanya cyangwa ntabwo utandaraza. Bagafata udufaranga twica ntikize, bagafata 30,000 ibihumbi 30 niyo bamwishyura ku munsi. Muri 30,000 cyese ubu niba barayongereye muri 30,000 babagomba umwana abagomba kwashaka imaharara. Urukunyumva? Mu gitondo agakomeza transport barabatwara ndakeka. Wajya kureba rero, ntekereza ko aba bakobwa bari abakobwa 2-3 bafata ntuza, bafata bari baba bagomba kugira ni bake, ariko aba bakobwa babahaye amakampani yo kubamamariza. Ntabwo baba bari under ya Miss ya Tour du Rwanda, baba bari under yayo makampani y'ibyo bibose. Ni ukuvuga ngo umwana bahaye 30,000 uwo munsi agomba kurara, kuko barabazungurukana. Umwana ava mu rugi wabo uyu munsi, nuvuga ngo abavuyeyo bazongera gutaha nyuma y'iminsi 8. Ntabwo muri kubyumva. So muri kwitegereza bano bana 40 bafashe bakoze selection, mwumvishe ikigenderwaho hano. Uyu musore ajya kurangiza yaravuze ngo icyitonderwa, abakobwa niba utoboye izuru cyangwa ufite amasikiyo ntabwo wemerewe kuba selected. Niyo waba uri mwiza bimeze biti, ariko utoboye ntabwo wemewe. Wowe ntuzirirwe wapurayinga kujya kwamamaza. Niba ufite tattoo munsi y'ikibuno hasi hano hejuru ku kibero ntabwo wemewe. Ufite tattoo ntabwo yemewe. Twakoze isesengura tureba niba itatu ituma umuntu ubwiza buvaho, twibaza niba umuntu utoboye izuru cyangwa ibyo ngibyo bituma ubwiza bwe bugenda, uburanga bwe. Tuza gusanga impamvu ari imwe. Impamvu bamaganye bakanga abakobwa batoboye ndetse bafite na tattoo. Twaje kumenya ko impamvu babanga muri iyi selection ni abakobwa baba bari abasirimu b'abanyamugi. Urukunyumva? Aba bagabo cyangwa ibi bisaza byirinda abakobwa b'abanyamugi, kuko avuga ati uyu nguyu yankamura nk'amatotoro, ndamurongora. Ariko icyo nzi cyo ni igisambo n'ibandi bakeneye abakobwa bakiri fresh. Ndi kwandariza audio video hano, murebe kambipininga hano hejuru mubirebe. So rero tukavuga tuti ibi ngibi niba bivugwa bigahwihwiswa kuva kuwa mbere kugera kuwa mbere, murebe abakobwa hejuru sha, murebe mundebere n'ukuri kw'Imana. Ibi nakasa mutwe. Oya, abantu muri kunsaba Mike ndabiyamye, ntabwo nyiba hano naha mubaye muti. Mwihangane nge mfata umwanya wanjye nkamaza nkavuga ibintu uko biri, ngakora statement yanjye nshaka narangiza no kuvuga ngafunga space. Reka nje nagoma nkeneye abantu baza kuvuga muri space yanjye ndihagije. Urumva? Hamagara uwo munyamakuru, kamanze ndebe uwo munyamakuru rukumpasha. Hamagara uwo munyamakuru, ndabizi nawe ari muri iyi tour arayaguha. Yoherereza nimero ye. Oya, abanyamakuru ariko bamugane kaze kamuhamagare ndebe. Oya, ariko si nguyu yibeshya kayampa bahita bamwirukana. Gusa urukumva yayampa. Urukumva yampa amakuru bakamwirukana wowe. So
mpamagaye umuntu, nohereje umuntu kugira ngo MC Nario umunyamakuru iyo nimero y'umuforwarding turabavugisha ko tubavugisha, turabahamagara se yimpe kuri WhatsApp y'imforwarding mpite muhamagara. Naho ari gusaba mike, mureke gusaba mike, ndabizi muje kuzana ibitekerezo bitubaka, murabizi mufite ubwenge bwanyu, ujya gusanga n'umuntu ufite ubwenge atari gusaba mike ngo azamuke, wajya kureba umuntu uri gusaba mike ni ikintu kikiwerewere kiri aho ngaho. So ntabwo rero ibi ngibi twabiceceka kugira ngo urumva, ntabwo ngiye navuga nka rameki ngo urumva ngo abasaza ngo nkwe, ntabwo navuga na nkane, no, ndababwira nkabazanga nkabwira ngo muri turu du Rwanda bari kurongora abakobwa kandi ni ibisaza bari kubarongora bikoresheje amafaranga. Nimureke iri hohoterwa cyangwa kwaka ruswa y'igitsina cyangwa gushuka abana bakabarongora kuko bafite amafaranga, tubihagarike, dufatanye tubyamagane, kuko ntabwo dushaka ko bizaba nk'ibyo muri Miss Rwanda. Ntimuzavye ngo ntitwabibabwiye, turi kubibabwira muri turu du Rwanda barongora abakobwa. Mube mubizi ribu, mubimenye, mutunge Itoroshi. Dore bageze Muhanga murebe ko iri joro batagiye kubasambanya. Mushyire ngo bamaneko. Bitari ibyo, ibi bintu bizaba nk'ibyo muri Miss Rwanda. Dufite mujye kuri Twitter murebe abakobwa batanze ubuhamya. Nyarubi maze unyoherereze iyo nimero kuri WhatsApp. Tubiceceka abana bakomeze kubarongora, tuzabibazwe ko turi ijwi rya rubanda. Ngiye navuze ko nzavugira abakobwa mpaka, reka mbazanire tweet murebe abakobwa barabasambanya muri turu du Rwanda. Bigomba guhagarara. Mike mwayisaba mbere yuko duhamagara uyu munyamakuru akaduha amazimwe, ariko se shaka umunyamakuru arayaduha, ariko ntabwo ndi buvuge izina rye. So abantu mutaye muri kumvira audio, mugende muyiyumvire ngiyaho hejuru. Uyu nguyu yaragize ati mumanze murebe ibyitonderwa kugira ngo bakire umuntu muri turu du Rwanda. Uyu nguyu yaranyandikiye arambwira ati Godfather yaranditse ngo turu du Rwanda ngo bari abakobwa babararana babahindaguranya uko intara zihindutse zihindurana, uko intara zigenda zihindurana, babahindura uko intara zigenda zihindurana. Bamwe mu bayitegura niko babikora, bagenda babahinduranya ngo uwo araranye i Huye siwe ararana Rusizi, gutyo ribu naho itungemo Itoroshi. Iyi ni message ya mbere. Uyu nguyu yagize ati nguheti I plan to attend one of the event. Byagaragaraga ko hashobora kubamo opportunity of marketing mu gihe nkibipanga. One of posted in a group twari duhuriyemo aravuga ngo ashaka abakobwa babiri bamukorera akazi ko kwamamaza, yemera ko azabategera akanabaha aho kurara, yarangiza akanabahemba. Kuko nashakaga kujya muri iyo event, nanjye ndavuga nti amata abyaye amavuta. Ndamwandikira dupanga inama. Muri iyo nama rero yankoreye ibitangaza. Yatangiye kumbaza if I can accept to sleep in the shared bedroom, kuko ari ibisanzwe sleeping in twin bedroom. Ndamubwira ngo nta kibazo. Hashize akanya aba aratangiye ngo wakwemera kurarana n'umugabo se? Ntihoya. Ati wenda singuhe undi nkararana nawe aho kuguha undi muntu utazi. Mind you, nawe simuzi. Allahu akbar. Muri kuntega amatwi, ibi ngibi nibyo biberayo. Hano hepfo turamanuka. Uyu nguyu ati hey Godfather, umeze neza? Turu du Rwanda iba iteye ubwoba. Nayikozemo ariko I almost kicked out kuko nari ndi umumizirma, ntari bwambare mini, but unfortunately agasura karantambukiye. Ariko Turu du Rwanda iyo irangiye buri wese aba afite umuntu kabisa
kandi mu babose bayitegura nayikozemo ndabizi. They are used to tell ngo wagiye ukuramo ibyo bitambaro wakana we ko uri keza. Uyu nguyu numwe mu bitabiye Tour du Rwanda. Nguyu ndi muri message, ndi gusoma message. Ibindi ni message by'ubuwerewere hano ngo komeza ngo tumengo abana ngo babura akazi. Kansoma izindi message ndazisoma ye. Hanyuma hano uwo bita M scenario ati ku muntu utoboye amazuru n'ufite tatu iboneka ubona ko zigaragara mu ikanzu o miniskirt, wowe ntiwigore rwose umpa video and pictures keretse bitagaragara. Mu yandi magambo CV yo kugira ngo pasinge kujya muri Tour du Rwanda ugomba kohereza video, ni video n'amafoto, ugahenura bakareba niba uryo niba uri sawa, uri terebye, ufite uburanga buhebuje, utari umunyamugi. Ariko mbibutse ko reka nzemenemo niko bimeze. Singiyo message nayimanitse aho hejuru, ariko ngiye ntabwo mvuga ibintu bidafite ibizibiti. Ngibyo hejuru birahari. Kamanze nimenema akantu kuko wa mugabo we ko naguhaye nimero wansendingira iyo nimero y'uwo munyamakuru. Nimero y'umunyamakuru ndamuhamagara. So rero mu yandi magambo tutibanze mu magambo no gomba nayibanzemo. Abantu muri gusaba mike ntabwo ngende ko nashobora kubaha mike kuko ntabwo ikiganiro cyose mbere yuko mpereza umuntu mike ndamaza nkamwitegereza nkabona nibo umuntu abagomba kugira ikintu avuga kuri ibi bintu. Ntabwo ngende buze ngo mvugire mu migari nka Muri, sindi buvugire mu migari nka Rameki. Oya, ntabwo ari uko bimeze. Rameki we yavugiye mu migani, ariko abangaba bavugiye mu migani. Ngewe ntabwo ari uko, ngewe ndaza nkavuga nti biravugwa ko ibi bintu aba bantu bajya kwamamaza bakoresha ako kazi batanze mu nyungu zabo, bakagenda bagafata abakobwa bakabasambanya. Rameki aragenda akarya iminwa ngo urumva mureke mu bintu Rameki bayanditse mu babarire mu nyumvire. Murebe kuri dashboard message ya Rameki. Nukuvuga ngo uyu nimuza kuyiba mwitegereze ya Muri, abangaba ni ba bantu navuga ko bafite ubwenge. Abantu muri gusaba mike ndi kubirinda. Wowe kanyiguhe, uri umuntu wanjye, ngiye nkoresha ikimenyane. Rameki murebe ukuntu yanditse. Aba basaza birirwa baryamana n'abana b'abakobwa, musome murebe. Aba basaza birirwa baryamana n'abana b'abakobwa bangana n'abuzukuru babo, babasukamo za sida na za diabete. Umuntu ngo abiceceke adakoma rutenderi. Nakoreka tubyihorere urukungu rukurane n'amasaka. My friend, igikinyarwanda ni icyakanjogera, ngewe uje umbwira ikinyarwanda urukungu rukurane n'amasaka ntamushobora kubyumva. So kanze ndore message ya Nyarubisi. Ntabwo none se ukumpereza ibiboro ngo mbikoze iki? Ibi ngibi nta kintu bimariye. Hanyuma umwari fata ijambo. Godfa bit ni gusa uko nari byiza. Ngaho ndi kwamagana ubusambanyi bukorwa n'aba basaza. ibyo rwose, ibyo nibyo nanjye ndabishigikiye, ntabwo mbyemeye rwose. Ariko ikintu ushaka kukubwira nuko abo bakobwa bitegereze mu ifoto. Godfa bitegereze neza urebe niba ari abakobwa bakeneye 30 mili ya makeup. Abo bakobwa benshi n'abana baba muri famille zifite n'amafaranga, kuko kugira ngo ubone n'utwo tuzi nuko kenshi ufite connection. Ufite nkubwiye reka mbanze ndagize nkubwire Godfa ndagemeruka mu Rwanda. I'm gonna tell you the truth. Iyi ni mentality iri mu bakobwa bose, kuko bumva they don't wanna work hard. Barashaka no manure nta kibazo, ariko barashaka amafaranga aje bitabagoye. Ndakubwiza ukuri, nawe ubundi ntabwo wambwira ko umuntu yagutegeka Godfa ngo turyamane ngo for 30 mil. For real?
hari ikintu utari ikibazo rero nawe uvuga utumvishe ntabwo bisobanukiwe 30,000 ni umushahara urimo kunyumva w'intica ntikize ariko ariyo mpamvu bahereza amafaranga make ni ukugira ngo ofa ugerageze kubisobanukirwa ndabyumva ubyumve urumva ko wanyumvishe nabi ni oya ukuvuga ngo 30,000 niwo mushahara w'umunsi urimo kunyumva mm. aribyo bibasunikira kuba ayo mafaranga makeya izi kampani n'ibi bibose biba byabikoze bibasunikira kuri uyu mwana gufata 30,000 bamuhembye akayishyuramo roge ahantu arara urimo kunyumva Mm. biramugora usanga nta kintu asigaranye kubona rero umuntu umwofarinze akavuga ati ariko uwo mwana muto ndabona usa nk'umuntu ufite n'ubuhanga n'ubwenge ngwino turare tuganira uburyo naguha akazi unasinye kontara uzajya ngo 2,2 n'igice kwanza konti yawe ni iyihe urabona ibintu 30 bizakumarira iki fata miliyoni ngwino ufata amapine yanjye umanze uyakarageho twumve niba ushobora gufungura amapine urumva aho ngaho rero umwana w'umukobwa uzi ko ari buhembwe 30 byonyine kubona umuntu amuhereza miliyoni urimo kunyumva ndakumva umukobwa aragenda agafata supa amapine y'umusaza akayakaraga akayavanaho akamena okay okay urumva yeah aha ngaha rero tukavuga ati gufatiranya aba bana b'abakobwa kuko barakubwira ko uwo baryamanye Rusizi si uwo baryamana Rubavu urimo kunyumva muri abakobwa 40 twumvishe kondisiyo bagenderaho wazumvishe ndazumva kamfate ko kayange uretse gato hano abantu bazi marketing mumbwire harya iherena riguriye no kwamamaza tatu iri munsi y'ikibuno ihuriye yo kwamamaza muri musome ndikuvuga ibyanditse icyitonderwa nimwumve hano ndagira ngo mbabwire ko tudi Rwanda yahageze tariki z'ukwezi 17 ngombe kwa kabiri tutajya tudi Rwanda amagare yahageze hanyuma rero ubwira sister wawe ubwira girlfriend wawe ubwira inshuti yawe y'umukobwa yose wabuzi bakobwa beza niba woroje yo girlfriend barara bamurongora bakobwa beza nibuze kuri mwiza nawe uyenyeye kabisa kuri mwiza witeguye kujya kwamamariza amakampani atandukanye aha ngaha ntacyo byari bitwaye kuburi mwiza witeguye kujya kwamamaza ni bisanzwe of course abakobwa beza bagomba kwamamaza ariko umva ahantu noneho nasigaye nibaza umva hano icyitonderwa ugomba kubutera icyitonderwa ugomba kubugiza ute si ngombwa amataye reka maruhura umutima ndashaka mwumve si ngombwa amataye umve hano witeguye kujya kwamamariza amakampani atandukanye icyitonderwa ugomba kubutera si ngombwa amataye afite agatwenge nk'akawe gora ni indaya uri kuvuga ngo mu bakobwa 40 akeneye ikintu cyantangaje ni no uyu uri umukomisiyoneri uvuga ngo afite ni urukumva niba hari abakeneye abakobwa bafite amataye hari abakeneye abadafite amataye bameze nka tunanutse nka Shanita urumva urukuba bisaza bafite guzi zitandukanye niba ngo ntabwo ari ngo icyitonderwa ugomba kuba uteye neza harya reka mbabazi nyuma ajya kwandika muri kuri dashboard aho hejuru yagize ati ahanga kuvuga ko nta mukobwa ufite utoboye izuru ufite na tatuwaje ni nko kuvuga ntabwo dukeneye abasirimu abakobwa b'abanyamujyi mwebwe ntitubakeneye dukeneye abakobwa b'abandi bateye neza urimo kunyumva ariko batari abanyamujyi ku buryo badatatera birabisaza ingaru urukunyumva oya godfa tatuwaje nuko bakeneye umva tatuwaje nuko babona ko umuntu afite tatuwaje bo bacyafite ya myumvire kuvuga ngo numubandi numuntu mbese you know what I mean ariko ubwo mubandi hari ikintu utari kumva umwari reka twakoze investigation kuri iki kintu urukunyumva nukuvuga ngo umukobwa none se kankubaze umwari nta bana b'abakristo abana beza cyane biyuba batobaye izuru washakaga kuvuga iki iyo avuga ngo kugira ngo tubwire urukungu kugira ngo rutandukane n'amasaka hari umugani kera Kristo yaciriye abigishwa be ashaka gusobanura ko hari umubibyi amaze kubiba umwanzi ngo araza bibamo amasaka hanyuma abagaragu ba nyir'umurima babaza nyir'umurima bati se tugende turandure urukungu amasaka akomeza kure nyir'umurima arababwira ati rero ni inkuru yanditse muri Bibiliya nyir'umurima arababwira ati rero mushobora kurandura urukungu rukarandukana n'amasaka
mubireke bikurane kugeza igihe umusaruzi azazira agasarura amasaka, hanyuma urukungu narwo bakarurunda imiba. Niho nkunda gukoresha buriya na nk'iriya post nakoze nayikoze umwaka ushize, hari n'izindi nagiye nkora mu yindi myaka nkashyiraho nk'igifoto ukuntu kugira ngo bibe nk'aho harimo akantu ko kujokinga ariko nanone harimo n'ubutumwa. Ko nagendaga mbikora biterwa wenda n'abantu uhura nabo n'iki gusa, ariko byerekana ko dufite ikibazo gikomeye muri community. Tugera ku rwego aho tudashaka kubwiza ukuri abantu bakora ibisa bityo, ahubwo tugashaka gufata abana tukabaporopoza ibituma biyakira muri iyo situation. Ariko nanone ukageraho ugasanga nabo bafite imyaka y'ubukure, ubundi ukagaruka ugasanga nabo uramutse unabibabujije baranarakara. Nkagarukira wa mu DJ witwa Gateka ari ku DJ wa undi uheruka, nawe yaravuze ngo aba bana ngo ariko nabo ngo barigemura ngo unabibabujije bagufata nabi. Nabyo biraducanga. Niyo mpamvu mvuga nti tubareke nyine, tureke bikurane kugeza igihe umusaruzi azazira. Nyine ni nk'inkuru muri Kristo yashaka kuvuga icyo gihe, ariko tubizanye uyu munsi nubwo nta kimenyetso gihari mfite cy'uko bakora ibyo bintu exact muri Tour du Rwanda, ariko ntihabura n'ahandi haba ibisa n'ibivugwa kuri Tour du Rwanda. Tour du Rwanda iyo ubwayo ntago nyifite ibimenyetso ngo mbishinga gato, ariko ntihabura n'ahandi hantu haba hakorerwa ibisa bityo kandi abantu babizi. Gusa ariko nta kundi kuntu tubura uko tubivuga, tubura nyine uko tubigenza. Haba n'igihe ubivugaho abasaza bakiyegeranya, wanyura nko ku bantu batari nk'ibintu by'abasaza shahu, uvuga aba basaza ko bakoze igihe kinini, washatse ukuntu bireka. Ukibaza nk'abantu bakubwira ngo ibintu wabiretse, ugasanga nabo bafite ibindi bintu bakora nabyo bijya gusa nabyo. Ariko kubera ko jyewe dore ndacyari n'umwana, ndacyari mutoya, mba ngira ngo wenda ntagira n'umuntu ntunga urutoki hato bikaza kumbyarira Rwasa na Minani, nkagerageza kubivuga mu mirongo migari mvuga ko hari abasaza koko batera abana amasida, amahypertension n'ibyo diabete ntibyandura, ariko nabyo usa n'ubishyiramo kugira ngo ushyiremo akantu ko kujokinga, ariko message wayitanze. Ibintu rero bibaho, abasaza turabakira, tugeraho nubwo tunanirwa kubwiza ukuri abasaza tubizi neza yuko babikora kubwo kubatinya, kubera ibyo tubatinyira. Dutangira gutekereza yuko dushobora gushaka igisubizo tugagira ibyo duha abana kugira ngo bihangane ibyo bakorerwa n'abantu bakuru. Ibyo ndabirora nkazenga, kandi tukabihabwa n'abantu kandi ubona ko ari abantu b'impuguke bahugutse. Ariko nanone rimwe nigeze kubwira Godfather, nabwane Godfather bino bintu by'ubuvugizi bizatuma ugira inshuti nkeya. Ati nta kibazo, ayo maranka turayakurekera, uranabikora neza abibona ibyo ukora, natwe tukagerageza kuvugira iyo mu migani kure. Ikintu ukajya kukivuga, ukajya kuvuga nka story y'umuntu ugaturuka muri Pakistani, ku muhinzi w'umuceri wo muri Pakistani cyangwa umunyakenya kera mugitungiye muri Kenya, ugashaka kujya kuzana izo nkuru kugira ngo utaza gukoma rutendere. Ariko ibi bintu mukora, haba abakuze cyangwa abatoya, ntabwo mushobora kuzabona Imana mukora ibintu bisa gutya. Mufata abana batoya ukamushuka kuko ufite ayo mafaranga, ukamufata ukamukoresha ibyo ushaka, kandi hari abantu bakuru. Sinzi umudayimoni wateye abantu bakuze gushakisha utwana dutoya, kandi hari abakuze bangana nabo mu myaka. Umuntu ukuze rimwe hari ahantu twigeze kujya, hari nka 2010 kangahe hano i Remera, turagenda turinjiramo turicaraho gatoya, hari nk'isaa 7 z'ijoro, turicara nkabona hari igisaza kimeze nk'ikinyirarume cy'akana gikikiye, igisaza gikikiye akana gatoya k'imyaka nk'ingahe, kandi ubundi icyo gisaza aho ni nka nyirarume wako kana, cyangwa ni nka se wawe, cyangwa ni nka ndabireba gahinda karanyica. Ibi bintu rero abantu bakuru mukora,
kandi rimwe na rimwe tujye tunavugisha ukuri, hari ukuntu abantu bakuru bicara, urubyiruko rw'imyaka ruratunaniye, urubyiruko sinzi urubyiruko, reka mbabwize ukuri, hari abantu bakuru bamaze kunanira urubyiruko, hari abantu bakuru badakwiye kujya bavuga ngo urubyiruko rurananiranye, ahubwo urubyiruko rukwiye kujya ruvuga ko hari abantu bakuru bananiranye, hari abantu bakuru. Ariko ibi wenda kugira ngo ntaza no kubatindira thank you. cyore Hello, Godfather. Banyita Black Jew. Ndi umunyarwanda ariko sinzi ukuntu arimo ndascrollinga kuri X mbona ino topic, ndavuga reka nanjye ngire icyo nyivugaho ukuntu ntabwo ari ngombwa kuvuga specifically kuri Tour du Rwanda. Ni ikibazo kinini kiri mu masekta menshi, ariko in particular Tour du Rwanda igaragara nk'aho ari time ya sport no kwinjoyinga, kandi mu kwinjoyinga habamo fan rero zikabamo no kuba hari uko wifite cyangwa se hari position ufite runaka muri iyo tournoi, ikaguha ubushobozi bwo kuba wafata opportunité ku bandi bantu bitewe n'ukuntu umeze. Njyewe ndabivuga cause muri 2012 na participatinze muri Tour du Rwanda, sinzi nimba muri kunyumva, ariko hari byinshi nabonye icyo gihe nari ndi mu bantu bafacilitatingaga abashyitsi kubona transport, amamodoka n'iki, ariko ugasanga n'umuntu unakuriye ubahaye icyo kiraka, ugasanga afite power yo kuba kuko yakwirukana umuntu cyangwa se yagashyiramo shaka. Ibyo bintu ni ibintu nagiye mbona not only no muri federation, ugasanga hari amaparis, hari nyine it's a sense yo kuba tuvuge uri muri mu mafete, ariko hari ibindi byihishe inyuma abantu batabona cyangwa se baceceka. Ahubwo njyewe aho kugira ngo tugende tublaminga each and everybody, njyewe umusanzu natanga ahangaha niye awareness twatanga, kugira ngo, kuko birahari ntago bivugwa kenshi, ariko se nka bariya abantu borganiza izo tournoi ntago bashyiramo indi kategori yo kwamamaza sex trafficking na child abuse, cyangwa se icyo nicyo gitekerezo ngiye numva. Ntabwo abantu iyo ukiri aho bagiye ngaho babyumva. ni byiza kuba tugufite warayikozemo. Ukiri aha ngaha tubwira ubuzima, ni iminsi 8 sibyo? Ndagira ngo duhe urugendo rw'iminsi 8, aba bakobwa biba bimeze gute, baryama gute, barya bate, bigenda bite? Kwanza tubwira ubuzima bwabo, none turi binashoboka niba mu kubasambanya baba bari mu mwanya mwiza, kuko batubwira ko baba bari mu mwanya mwiza wo kubasambanya kuko nta mahitamo baba bafite. iyo bigenda bite ubundi? urumva buri munsi duhe schedule. urumva uba ufite schedule y'icyumweru, ni ukuvuga nimba uhagurutse i Kigali uzi ko ejo uzagera Muhanga, cyangwa se uba ufite iyo gahunda y'icyumweru cya tournoi ahantu izabera, bitewe n'ukuntu bigenda. Ubwo tuvuge umunsi wa mbere uvuye ahangaha ugeze tuvuge Rwamagana, ari uwo munsi wa mbere. Ubwo tuvuge match ikarangira, nako amasiganwa akarangira tuvuge nka 10:00, so kuva 10:00 kugera undi munsi muhaguruka kugira ngo mugende mu wundi mujyi, hari byinshi bihakorerwa. Aho ngaho rero niho havamo izo fan base, urumva, ugasanga abantu bitewe na crew barimo, hari uko bagiye bahukinga up na bagenzi babo n'iki, urumva. Ubwo
njyewe uko mbivuga, hari abenshi like a- abenshi baba bafite ikintu kirimo cyane ni amafaranga. Urumva iyo bitewe n'ukuntu umuntu aba ashaka amafaranga, hari igihe wisanga waguye muri uwo mutego wo kuvuga hey kam ngwino tujye gusangira ebana ejo dufitiye urundi mu rundi rugendo. Urumva ariko aho ngaho birangira nawe urabyumva, bamwe bafashe amagahunda yawe n'iki, ugasanga abana b'abakobwa babashutse, babahaye babasohokanye bishimye basinze. Ejo n'undi munsi, wenda umunsi wa mbere ubwo ntabwo bikunze, wenda ubwo barimo baramenyana, ubwo ejo bazahurire ejo hari urundi rugendo ruzava nka Rwamagana rujya mu yindi town. Icyumweru kirangira ariyo mode iri muri iyo turu. Urumva so nimba uwo muntu mwavuganye Rwamagana bikagira uko bigenda, urumva wenda ntibyagenda neza, urongera guhura nawe ugeze Musanze cyangwa se ugeze i Gisenyi. Aho ngaho noneho niho hari, ndabivuga cyane cyane kuko nanjye mu bantu like njye nkunda gutembera n'iki, ariko njye najyaga nkunda Tour du Rwanda kuko hari byinshi ubonamo, ugasura igihugu, ukareba intara zose, hari byinshi byiza kabisa. Urumva ariko tuvuge mu iyo ugeze magambo avunaguye, ubusambanyi biravugwa ko bubera muri turu di Rwanda. Nk'umuntu wayibayemo, ibi ngibi bifite aho bihuriye n'ukuri cyane. Reka njye nkubwire, nk'umuntu wari wafatsindiye ikiraka cyo gukodesha amamodoka muri Tour du Rwanda icyo gihe, sinibuke n'izina ryiwe icyo gihe. Urumva urumva niwe boss, urumva niwe abashoferi bose baba barimo barareba cyane. Ubwo ni aka example gato kuri kategori imwe nkubwiye. Urumva ariko ugasanga yaharinze nk'umuntu bazajya nk'umu escort. Urumva ni ukuvuga nk'umukobwa kuri Kigali, ubwo bamaze kuvugana mbere, yamubwiye ukuntu gahunda tuzayi kandi nta kazi afitemo, just kuza bakahavinga fan bakajyana muri iyo tournoi. Kandi urumva ubwiye umwana w'umukobwa ngwino njye nzajya nguhereza amafaranga aya n'aya, just come and tugende twinjoyinga ubuzima, turebe ahandi hantu hose. Urumva already ibyo ntabwo byagakwiye kubaho muri sosiyete yacu, kuko ufite inuza uri kubeshya abana batoya kuko wabonye opportunity ugatsindira ikiraka n'iki. Kandi ubwo iyo ni kwa imwe. Ndashaka kuvuga noneho ibaze abasapora baba bari muri iyo ntuza. Urumva nawe ukuntu bimeze. Hari n'abandi noneho cyane cyane muri iriya protocol, iriya team ya protocol, ugasanga umukobwa ari kuri deal ukabuzi uyu ni umwana wa nyiri turno. Urumva ugasanga birazwi, ugasanga ni ibintu bivugwa aho ngaho bucece, ariko batavuga kuko urumva. So nubwo iyo niyo view yanjye nabonye muri icyo gihe ndimo, kandi nimba bikiri hashize imyaka hafi 10 ubu ngubu cyangwa 10, urumva ni ibintu bigikomeza. So njyewe kubivuga n'ubundi biragira, ariko nk'ubu aho tuba hari igihe aho mba hari ukuntu njyewe solution nabona ni uko polisi yabijyamo ikifiltrating abantu. Urumva nko muri izo protocol hakaba harimo nk'umuntu uvuga ko ari muri protocol, ariko mu by'ukuri ashaka kumenya ibintu byihishe munsi y'iyo protocol. Urumva urakoze cyane. So twakomeje, reka dufate ngo meeting amike, reka dufate MP37. urahari? Space maze isaha, ntekereza ko igihe hari iki ngiki. Tour du Rwanda, ubusambanyi bukomeye, aho nguyu uyu ntiyayikozemo, si Black ntabibabwiye. Hari icyo mutumvishe,
iyo mvuze ngo godifada yavuze so gahunda nuko imeze, ntabwo iyi turu di Rwanda muzasambanya n'abakobwa ndabarahiye, tubariho turi kubacunga mwabigabo mwe mfite nazaguriye ibitsina, ni ukuvuga ngo ubu babwire kabisa ubu ngubu yewe. nimugeze i Butare ubu ngubu nashyize abamotari batatu, icyo nzi cyo murabasambanya nzabashyira hanze, mubaha Ewana. amafaranga batahana ayo mafaranga, ibintu byo gufata turu di Rwanda mukayigira indiri y'ubusambanyi, mufata abakobwa mukabasambanya, Right. bangana n'abakobwa banyu mwabyaye, mureke duce umuco mubi, naho ibyo gukwepa kwepa ngo mufite amafaranga ngo ntawe bavugaho, muyakoresha nabi musambanya abana b'abakobwa mwo katsindwa n'Imana mwe. nguri umunyamakuru ukora inkuru zimeze ziti anyway bumeze mute nakerewe nari nkiri kwihungura Urabishidikanyaho? nari nkiri kwihungura ivumbi ryo mu makara, ariko dore inkuru nkubitanye nayo muri Miss Rwanda buriya sorry muri Tour du Rwanda mutajya muvugaho mutanazi mwese buriya. yewe rero izo nkuru abantu bose nk'izi nkuru z'uko abakobwa bajyamo bakagira ute, izo nkuru nyine birasaba ko abantu bazashaka umukobwa ujyamo agatinyuka akazaza akabisotora byose akabivuga bikajya hanze nk'ibyo muri Miss Rwanda bikoro. ariko mwari muzi ko muri izi ntara amagare yose anyuramo, amahoteli yose arimo, ubu ngubu aba ona aba managers bari kwangaje abana b'abakobwa, utwana tw'udukobwa duke nyine bagendeye kuri requirement nabo ubwabo bashaka, nk'uko turi kubona nabo n'aba ngabo mu magare bashyiraho izabo, ngo baze babaha akazi just bari kuviza bya bisaza mwakomeje kuvuga bizajya biza biza nyine biturutse iyo za Kigali na hehe hose biri kugendera muri Tour du Rwanda, n'abandi bakozi bose baturutse Kigali. nyuma y'iminsi 8 bari abantu ukuntu babasohora, hari umuntu wahoze abimbwira mu kanya numva agahinda karanyishe, reka nongere nsubiremo iyi statement. mu mahoteli cyangwa se ahantu hose aya magara anyura, abantu bacumbika, abantu bavuye hirya no hino bacumbika, ni ukuvuga ngo umuntu utabashije kuryamana cyangwa se kubona utu dukobwa bari kumwe cyangwa se aba bana b'abakobwa bari kumwe baryamana, bagenda bahamagara amahoteli kugira ngo babahe akazi. ni ukuvuga ngo kugira ngo twebwe turi muri Tour du Rwanda ngo dufite abantu benshi baje kuryama hano, ngo ariko requirement zirabizihe, mudushakire ABCD n'iki byose. izi requirement zose zibaho muri Tour du Rwanda, abantu bo mu mahoteli za Karongi, za Rubavu, za Nyamasheke, za Cyangugu n'ahandi hose baragenda bakahayaringa abana b'abakobwa bakabazana ngo baze bakore mu mahoteli no mu tubari twaho ngaho, barangiza ibyo ni ukuvuga ngo bakabibabwira uko bagomba kuba bambaye n'uko bagomba kuba bameze. nyuma y'iminsi 8 babana bakabaturumbura bakabirukana. iyo Tour du Rwanda irangiye bakabirukana batazi nyine. Boss yarababwiraga ati, akamwereka tebo ati genda wite kuri uriya mugabo, genda wite kuri uriya, ni umunyakigali afite amafaranga n'ibiki byose. nyuma y'iminsi 8 ayo makuru hari umuntu n'umwe, hari umunyamakuru muri abo banyamakuru n'umwe uri kuvuga, hari umunyamakuru ushobora kuyavuga. nyuma y'iminsi 8 kuwa 9 agatangira kumushakaho impamvu ngo ntabwo wakiriye uramukiriya neza, ngo ntabwo wabigenza gutyo, akamwirukana. bamwe bagenda batishyuye, bamwe bagenda batazi, kuko abazi neza ko aho hantu yahabonye akazi bari kumwe. abavuga ati n'ingaruka zizabaho nzabibwira boss. muri kunyumva? ku munsi wa 9 ku munsi wa 10 Tour du Rwanda yarangira, boss agatangira kumuzana kubera ko yabazanye mu kazi kubera izo mpamvu. muri kumva ibintu amagara azana abantu benshi baba badashaka kuvuga. ku munsi wa 9 ku munsi wa 10 boss arazinduka agahamagara twa dukobwa, boss wo muri hoteli runaka imwe izo ngizo zose muri utwo turere ahantu hose amagara anyura, agahamagara twa twana ya Christ ngo agiye kuduha akazi. yarangiza akababwira ati, wowe umukiriya yaraje yankompre n'inzibi, ntabwo wamwakiriye, ntabwo wagize ute. umwana ntako atagize, yaramwoherezaga. bose akamubwira ngo ugiye kuri iriya tebo wigira ibi, wikora ibi, wigira ute, uko bigenda bakaryamana nabo utwana bakagira ute, ejo bakagaruka gutyo. ku munsi wa 8 umwana arabizi ko yabonye akazi aho ngaho, arabizi ko ahari, arabizi ko wenda ikibazo azagira ute, abo yaryamanye nabo, abo yahaye amanimero bamusohokanye, bose akababwira ati nta kibazo mugende. abo bana barongera bagasubira muri sosiyete. ibikomere bahazana n'ibiki byose, ibyo bintu hari umuntu mwigeze mwumva bivuga? hamwe rero ngo mwabagabo
aha iyo umuntu avuze ngo ni godifada ngo godifada godifada ibi ngibi yewe nibyo reka nze nkubwira nkubwire iyi turu di Rwanda, reka nze mbabwire iyi turu di Rwanda y'uyu mwaka irimo abantu bari baranze gushiramo, bari baranze kugaruramo, bitewe sinzi ni ibintu birebe, bari baranze kubagaruramo, ariko kuyibutaha ntago bazayijyamo uko byagenda kose, ariko bari bakomeye muri iki. Ndabizi rero kuba bazi neza iyi ngiyi iri burangire babizi neza ko batazayisubiramo, amakuru yose bazayashyira hanze kubera ko birakabije, bimaze gufata intera itandukanye no kuvuga ngo abantu bagiye kwamamaza, ngo abantu bagiye byo kwamamaza ni ibintu, ibyo ni ibintu byoroshye, ariko urashobora ahubwo se ko numvise ko najyaga nza ngenda nari nkiri gutwika amakara, ko najyaga ngenda ngaruka, ko najyaga numva muvuga ngo 30,000, ubundi 30,000 ubikubye iminsi 8 akaba amafaranga 240 by'amanyarwanda ku minsi 8. Hari abantu bafite za masters na za PhD 240 by'amanyarwanda, hari abatayagezaho. Ayo mafaranga ni makeya gute? Ntabwo bahabwa amafaranga 30,000. Mukurikirane neza mwumva amafaranga babahereza ku munsi. oya ngo bayakuye kuri 15 ya none y'uyu mwaka se ariko rega MC scenario ngo barihuye bayo banze kugitabana bari have bakuyobeje ubu ngubu bari kubaha ntuza yaturutse muri ferwasi, ahubwo se 15 ko ari ibya byanditse ku bipapuro. Amafaranga abana babona bashobora kuba open bakakubwira amafaranga bagera kuri account yabo. Ibintu byo muri siporo biba bizwi, biba bihari, biba bifite, ntabwo ayo mafaranga bayabona. Icyo bakora nta kindi, abantu bari hano bagendera mu bigare barababwira ati twebwe turabaha platform mugende mwigaragaze, haraza abashyitsi, haraba hari aba n'aba, ayandi asigaye muyakorere. Mwumva abo bana bagiye kuyakorera gute? uvuze ngo That's crazy. Baturaje aha, batujyanye aha, batubwiye ibi, undi ati muri ya yindi y'imirasire batubwiye ibi byagenze gutya, baduhuje nabo. Undi ati muri ya yindi icuruza ikinywaji n'ibiki byose byagenze gutya. Undi ati ya yindi icuruza amazi biba bimeze gutya. Urumva bose ntabwo wahabonera exact amakuru nyayo ahuye, bose bahuriyeho, buri wese buri yahura. Hari umuntu ushobora kujya muri turu di Rwanda muri aba bakobwa ubona akavamo akoreye miliyoni 10, undi akavamo ntani atahanye biriya 10 ariya bakuyobeje ngo ni taranti. Urumva rero bose bafite scenario zitandukanye, ariko ngewe ubu ngubu ikintu kimpangayikishije ni kimwe, ahantu hose ari amagare anyura mu mahoteli ubu ngubu ababosi bari kurekurita abana b'abakobwa, either baturutse i Kigali, either bari muri ako gace, muri utwo turere batuyemo. Urumva abo bana bari kuba oblige yo kuvuga ngo umushyitsi wese, umunyakigali, umuntu uje hano mwakire, umugize ute, manaje akagenda yabona akana k'agakobwa akabwira ati ube wambaye gutya, bariya nigenda uriya tembo ugenda uhita uyicaraho, ibyo bakubwira byose nta kibazo. Umwana yabibonye, yiga muri kaminuza wenda muri ako karere, yiga abaho ngaho, yarangiza akaba we ari kuri condition yo gufata neza abakiriya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko azi ko yabibonyemo akazi, azi ko yabonye akazi aho hantu. Nyuma y'iminsi 8 iyo turu di Rwanda irangiye, babasohora nk'ikizi. Uwo bateye ayo madamu mwavuze, iyo bateye za rubaga impande, uwo bagize ute nta hantu yabariza. aba bangavu baza under contract ya ferwasi cyangwa baza aba bana tubona gutya, tubona baje muri bino bigo byanyu mwamamariza, mwebwe abamamaza ibi ndakwisabye nteranye n'abaturage reka ze gusubiza, ariko nteranye n'abaturage nta kigo na kimwe wamamariza izi company like ferwasi. Abantu bari hano babyumve neza, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe like ni Rwanda Federation ishinzwe siporo y'amagare mu Rwanda. Bari kutwereka abakobwa cyane kuruta uko batwereka abanyamagare. Noneho ku kibazo cya gisa n'intwari, ferwasi nta nihurira n'aba bakobwa mu bijyanye na recruitment. Kantu ukumve neza, mu bijyanye na recruitment ferwasi nta hantu ihurira n'aba bakobwa, ariko iyo bagezemo
byitwa ko bari muri Tour du Rwanda. Ferwafa ni kontrola cyangwa niyibazwa uyu munsi umuntu wakoreramo accident, umuntu wagiriramo ikibazo, ikintu ntabwo wajya kuvuga ngo reka mvuga Inyange nta kibazo, Inyange yo ndayemera. Ntabwo wajya kuvuga ngo Inyange ngo umukobwa wakoraga mu Nyange ngo yaguye. Uravuga ati umukobwa wo muri Tour du Rwanda, sibyo? Ntabwo ushobora kuza kumbwira ko bidatandukanye, kuko ntabwo bigeze bashyiraho niba nayita itinereri cyangwa se hierarchy y'uburyo ibintu byabo bikwiriye gukorwa, kuko nibo batera nkunga, nibo ba nyir'urugo. Abaza bose baza baje kuyamamarizamo. Ntabwo waba rero wateguye ubukwe wawe ngo haze uyu muhungu, ngo haze na Fabrice Basahinda, ngo ntunanirwe kubabwira uti bano bahungu bagira urusaku rwinshi, bano bahungu bagira akavuyo, batware gutya na gutya. Ni wewe bigomba kubazwa. Nibaza rero niba basobanukiwe, kuko njye nabisubije mu buryo bw'ikinyarwanda cyinshi. Gisele yararisimbutse ubushize arabitubwiye. Njyewe narabisimbutse, ntabwo ndi umunyamakuru wa siporo kandi maca ntumbeshyere, mbibona gutya, ariko narabisimbutse ubushize. Reka bari bagiye kugira uko bigenze. Ariko Fabrice uri kuvanga ibintu nawe rwose. Mumanuri ari kuvanga ibintu cyane, ariko nyine arabizi nyagupfa, afite ukuntu ajya kwitondeka. Clement, wari wafashe ijambo, fata ijambo ngire kuri cyane. Njyewe nagira ngo nsubize Fabrice, nuvuga ngo gufata urwego ukarwataka ngo ni Ferwafa, aho waba urengereye, kuko Ferwafa ni ikigo kandi iyo kiri gusenyana amasezerano na ziriya kampani zigura package. Bo barerekana ati dufite package zinizi, silver, gold, diamond, bakaza bakagura. Ntago rero washyiraho n'amananiza umuntu uje kugura package yo kugira ngo azagaragaza ibikorwa bye ku ahantu muzanyura, ngo unajye kwinjira mu buryo hayaringa abakozi. Ibyo ntibikureba. Ferwafa itanga platform bakagura kampani uko zibona abo bakobwa, ntago Ferwafa biyireba, nta nubwo nta nani hure nabyo, kuko Tour du Rwanda niyo igiye kuba bagura like insurance y'irushanwa. Iyo baguze insurance y'irushanwa ntago abo bantu baba barimo, bagura insurance y'abatlete n'abari mu organization team. Rero ugiye kuvuga ngo niyo ureba, aho waba urengereye, waba uri kuvanga ibintu. Ariko ku rundi ruhande nawe wibuke ko none se kuki turuvuga ngo muri Tour, hano tutanditsemo ngo abashoramari basambanya abakobwa, ko twanditse ngo muri Tour du Rwanda. Ni muri Tour du Rwanda. Uvuga ngo uriya mukobwa, bano bakobwa turi kubona ku mafoto na Ndimbati, tugiye kubona tukabona nk'igare riramugonze yapfa nk'imbeho. Ariko mwana, kampani yamuzanye niyo imwisibamira. Ntabwo izo kampani tuzizi twebwe. Uyu munsi hari Tour du Rwanda, ntabwo hari koje banke cyangwa Nyange du Rwanda. None se Godfather ngaho jya hagati, wowe uri nyiri Ferwafa, sibyo? Uzakira abantu baje kwamamaza, urabashyiraho uretse mbabwire, reka mbabwire, tujye mu rwego rwa siporo. Ferwafa ntabwo ari urwego rwa like nk'uko twavuga minisiteri ya siporo. Ferwafa ni federasiyo nyarwanda ishinzwe amagare. Nta nubwo ariko se kuki muri kuyifata nk'ibintu bitavugwaho, nk'ibintu byabaringa. Ni federasiyo yacu twese, nawe ushoboye kunyonga igare yaba ari yawe, nawe ushoboye ufite ikintu ujyana mu magare yaba ari yawe. Urumva? Uyu munsi bari abakobwa bari kugenda bagira gutya berekana ibyo munsi y'umugongo, yinyonga yifotoje nabi, kwa kundi murabizi bashiki bacu ukuntu bajye bagira gutya bagenda mfata n'aka ngaka, igare rigahita rimunyura hejuru, cyangwa imodoka itwaye umunyamakuru igahita imukonyagura. Ibyo bintu muri kuvuga, muri kwivugisha none ahangaha, ntabwo ibyo bintu mwaza kubivuga ngo insurance ngo ni zawe makampani. No, federasiyo niba hari amakosa cyangwa se niba hari ukuntu wenda yakira abaterankunga baze muri federasiyo, unananiwe gushyiraho policies bagendera bo kuvuga ati niba uzanye abantu bazane, ubahereze insurance, ubahereze amafaranga ahagije, ubahereze ahantu umanze utwereke. Edayeri umva n'ikintu kinoroshye, bayashyizeho kondisiyo bakabwira ati twereka ahantu abakobwa bacu abantu bose muzazana mu marushanwa, umubare wabo, ahantu bazajya barara, igiciro cyaho, ubereke ko hakomfaminze kugeza ku minsi 8. Ibyo bintu biragoye. Ibyo rero ngiye mbishinga Ferwafa. Ibindi muri kujya mu namagambo ni ibintu muri aho ngaho mugendera aho ngaho, mugendera hejuru mubifata hejuru. Ubu bagiye babishyizeho bakabishyiraho polisi bakavuga bati abanyamahanga, ndakubwiza ukuri, abanyamahanga baje, abanyamakuru bavuye mu Bubiligi baherekeje abanyamagare babo, bose baza byishyuye
nta nubwo babyishyura iminsi 8 babyishyura iminsi 17 niba unabizi byose okay. ibintu byose. None umwana wacu umushiki wanjye cyangwa se umwana wacu uri aho ngaho bari kumubwira ngo wowe ngo fata ibihumbi 12 ngo ayandi ngo uzagende ngo ushimishe abagabo ngo bazayaguha, turi aho ngaho turi kubisingiriza ngo bari kwamamaza iki? Bari kwamamaza umunyu wa ariko iyo Rwanda. nta advocacy yindi nayo ikenewe Absolutely. Ibintu ku mwamuvuga ariko ruhande. mubyumva mwebwe. Nibyo bituma abana rero bacu bashobora umwana Iyo uramufashe ni iyindi ngingo, iyo ni urwaye. iyindi ngingo, iyo ni Nyine iyindi niba ugiye ngingo. kubijyamo uzana bagaje nzima y'ubwenge bwumvikana, uretse kubizamo nk'umufano uhubagurika. Umva umwana umufashe umujyanye bweyeye arazindutse yisanze saa 4 ni hahagaze. Urakaye gutya biranshimisha, ubundi iyo bita advocacy Nta kibazo, ariko ikibi mujye mukita ikibi. Ferwasi ishizeho polisi kavuga ngo wowe Ramek company, wowe Crema company ucuruza inyanya, wowe nimba uje kwamamaza muri Miss Rwanda twereke uzakoresha abakozi 20. Abo bakozi 20 bagomba kuba bafite hoteli y'iminsi 9 y'iminsi 8. Ibindi byose unatwereke n'ukuntu uzabagaburira twereke. Ibyo ngibyo kubivuga urumva ari igitangaza. Ni Ferwasi ikwiye kubitekereza. babatwara ahantu hatandukanye, ntago baba bafite amahitamo. Mubimenye turabibabwiye. Abakobwa bayitabira cyangwa bahabwa akazi k'iminsi 8 bakabazungurukana iminsi 8, ibigabo bitandukanye birabarongora. Harimo ruswa y'igitsina ikabije nk'iri muri Miss Rwanda. Mubimenye. Mubimenye. Ngewe ubu turi kuvugana navuze ko ngewe nk'umupaparazi ubu ngubu ndi kuzunguruka buri hantu baraye, buri foto ku mukobwa mpaka tumenya bagiye bararana nabo. Ibi bintu abagabo kubera iki abagabo abasaza badafite icyo bakora, ibigabo bifite amada usanga imodoka zuzuye ahantu bagenda bameze nk'inyama iri gutuma hisazi. Kubera iki Tour du Rwanda ahantu igiye kurara iryo joro, aho rira tsinda ry'abakobwa rirara, haba hari imodoka z'abasaza bafite nazagura ibitsina bameze nk'isazi ziri gutuma ku nyama. Mureke kudusambanyiriza abakobwa mwabisaza mwe. Hanyuma abakomisiyoneri bameze nk'ibyavuga muri Miss Rwanda, ibi bintu muri Tour du Rwanda abakomisiyoneri batanga abana b'abakobwa bakabasambanya. Turabyamaganye. Turabyamaganye. Kandi iyi Tour du Rwanda nirangira niba batisubiyeho tuzazana ibimenyetso. Mugende muri amaposti twashyizeho. Abantu hano bakobwa bakozemo ngaba bajizere bari hano baravuga, batanze ubuhamya. Mfite abantu bagiye kwitandukanya nabo. Mfite abantu bagiye kuva muri Tour du Rwanda nona. Bazamena umuceri nyuma yuko irangira. Urakoze cyane. Bazamena umuceri. Ngiye mfite abantu bafite hari abantu ubungubu bafite ubwoba, hari abantu bafite ubwoba uretse ko bashobora no kubyumva, uretse mwana urancuka nawe ugatuma njajwa, bashobora kubyumva bakanga kubirukana. Hari abantu nzi neza ko bafite gahunda yo kwirukana, bari bayirimo ariko nawe uranjajwisha. Umva message umuntu binambwiye, urumva arambwiye ati ibyo bintu uvuze hano ntabwo dushobora kubivuga. Ntabwo ndi bumuvuga amazina, ariko ndabona ari n'igikauti cy'uyu munsi, ashobora kuba ari umuntu urimo ni babandi nyine hano kuri izi mbuga nyine turaziranye. Arambwiye ati ibyo bintu uvuze hano nta muntu ushobora kubivuga, ariko ndagira ngo nkubwize ukuri ko tugenda tukajya mu misozi, tukajya tukajya mu misozi, twagerayo ugasanga abantu batujyanye bose batangiye kwigira nkaho tutari kumwe. Icyo baba bashaka kutumenyesha no kugira ngo tuze tubinginge, tuze approaching, tubabaze icyo turi buze gukora. Kuko nayo mafaranga muri kuvuga, buretse nayo mafaranga muri kuvuga, ntabwo icyo gihe ijoro ntabwo rigwa twayabonye. Abatujyanye cyangwa se aba coordinators birangira batari kuri nta muntu n'umwe batwitaje. Babyeyi mwohereje abana banyu muri Tour du Rwanda bagiye kurara. Mubisesengure. Niba ufite umukobwa agiye muri Tour du Rwanda muhamagara amasaha yageze. Ubu ngubu yicaye kuri kabavu y'umusaza.